muramukazi ufite muramukazi wawe wese mubanye muti ubu ndiyo byagenze gutya ushaka nyine wikomeza kurira uri kutuma umutwe kurya uri kwirisha umutwe kandi nta n'ikiri bukemuke wowe komera umva aho uvuga uti ndakora iki kugira ngo mbone abana banjye kurira gutyo kumeze ni kubonye uwabatwaye nicyo yifuza rero mwima amarira yawe umwime n'umubabaro umwereke nyine wowe ushaka waketse wumvise ko nakwibye abana mu wanketse wumvise ko naje gutwara abana se ntabanye ngira madamu ngendeye ngo ntabwo nabyaye bayi ikaze bakunzi bacu bose mudukurikiye ni kuri Keza TV show n'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi bifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri ari abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndashimira buri wese utanga inama n'ibitekerezo muri comment inama zanyu zifasha benshi mu kiganiro tuba twashyizeho hari inama cyangwa ibitekerezo waba ufite wajya wandika muri comment hanyuma ukagira abantu tuba twaganirije inama cyangwa haba hari n'ubundi bufasha cyangwa indi nyunganizi ukabyandika muri comment waba ushaka nimero ukazitwaka hanyuma rero ibintu bikagenda neza turi kumwe na Shania twamusuye nyuma y'iminsi haraciyeho igihe tutaganira nawe ariko twamusuye mu rugo mu gahinda kenshi yagize ibibazo niyo mpamvu mubona nyine nawe atameze neza navuze rero reka mpagere ndebe uko amerewe hanyuma natubwire uburyo ibibazo byatangiye cyane ko hari amaze iminsi nta bibazo byinshi afite ariko kuri iyi nshuro nyine ntago nyine tubaho mu buzima ariko rimwe na rimwe hakivangamo n'ibibi reka mbanze muhe ikaze hanyuma tubwire uko byatangiye byose n'ikibazo gihari kuri iyi nshuro hanyuma tubashe kumenya amakuru neza arambuye n'uburyo byose byatangiye Shani umeze utese kuri kwifata amapfubyi basifata icara neza uje kwifata mu byanshanze n'umuntu yambanye miremire mwari kukwana miremire wambwiye kuri telefoni ariko sinabasha guhita nsobanukirwa neza byagenze bite wambwiye ukuntu abana babatwaye ariko sinabasha kumenya neza ndavuga nti reka mbanze mpagere hanyuma uze kutuganiriza tubwire uburyo byose byatangiye nuko byose byagenze abana babuze gute byagenze utubundi ni ukuvuga ngo ejo niriwe mu kiraga ubwo mu kiraga bisanzwe baka akazi nakoraga k'ikiyedu kari kararangiye njya gukora ahantu narindi gufura nari gufurira umumama ubwo abana rero nabasize hano nyine bisanzwe ko njya mbasiga ibyo mbona aho nagiye ntari butinde nabasiga bonyine nuko njya mu kiraga mu gutaha nje nsanga bafunze nyine ufunze babisigira umuturanyi usanga harafunze abana ndababura ndabahiga pe abana ndababura burundu ngiye no kureba kwa muramukazi wanjye ahantu yabaga nsanga yimutse nyine birancanga none se abana tuyibasiga mu rugo ukagenda ukaza ukabasanga mu rugo hanyuma waragiye urusanga harafunze n'ubwa mbere se batuye bakinga bakagenda hari ukuntu ushaka kubasiga mu rugo bagakinga bakagenda bakazugaruka n'ubwa mbere bakinze ukababura cyangwa n'ubundi wenda batuye babikora bagatembera wenda ukabutara wababuza ariko wenda atari ubwa mbere bibayeho oya ni ubwa mbere bagiye nabibabwiye uko mbere wenda bajyaga bagenda ariko ari nka kwa kundi ndi mu kiraka nkahamagara umuturanyi nkababwira ngo mujye kuri butike kwa runaka mufate amandazi ndaje bagafunga bakajya kubifata bakagaruka ariko nta na rimwe bari bagenda ngo batange aho bagiye mbega n'abatumye sigo birashoboka ko abana babura babiri Gentille ni mukuru azi amazina yawe yombi ntabwo ikintu ndi kumva cyo birashoboka wenda ko haba hari uwaje akabatwara ariko ntago nekereza ko Gentille umuntu ungana ko rabaza yafunga akagenda akaberwa kuko hano muri quartier na hano mu mazi igihe mu ubuse yaba yafunze akagenda bakaberwa inzira ibacyura
babuze ryari wabuze ejo burira buracya kugeza uyu munsi nturababona naraye yiga nimugoroba n'abayobozi bamfashije turirukanka ahantu hose turahiga turareba biranga njya kwa masera muko nabo bakundaga kujyayo abana ndababura ikintu cyo kugira ngo abana hari umuntu ukeka waba ufitanye ikibazo nawe se ku buryo yaba yabatwaye hari buri kuntu ubana n'abantu ariko wenda ukagira umuntu mufitanye ikibazo cyangwa se ibyo ni ibintu bisanzwe mutumvikana umuntu waba yaguhemukira mbese muri ubwo buryo wenda ukavuga uti ndakeka baraha cyangwa se ndakeka rekana akaba yaba yankora iki kintu mbese muri ubwo buryo nyango twumve wenda ko hari ahantu kuko urumva nta handi hantu umuntu yashakira hari abo wabuze byibura twakeka ihangane twese tubaririze turebe dushaka amakuru biragoye gushinja umuntu yomutwe kuko umuntu twagiranaga ikibazo ari mukeba wanjye niwe mwagiranaga ikibazo kandi se yabatwara ngo abamaze iki kumbabaza gusa yabatwara ko nta bindi bintu mu gipfa by'umwana nabonye bisa nkaho wamwiyamye yatwara abana bawe ko n'uwo yamunaniye wenda yakabatwaye ariko se ko n'uwo yamunaniye nawe ubona nta kintu nta buzima yifitiye yabatwara akabararaza hehe akabagaburira iki umukozi wanjye se ngo nawe tubanye neza tumeranye neza muramukazi ufite muramukazi wawe wese mubanye muti ubundi iyo byagenze gutya ushaka nyine simvuze wenda ngo dukeke simvuze ngo tuvuga mu mazina nta muntu tuvuze mu mazina twese n'abantu mudukurikiye mudufashe nyine gushakisha turi gushaka muramukazi we mwari mubanye muti umusanzwe niba nta kibazo mwagiranaga nabyo ntabwo twakirirwa tumukeka mbere twari tumeranye neza kuko nawe nakeneraga ikiraka gifite namwe ati tujyane nawe rero ko wakora bibiri by'abana nanjye naba nabonye ikiraka ntacyo afite tukajyana nuko nyine twabanaga nyine wabonaga nta kibazo gihari gusa nyine icyantunguye nagiye kumenya ahantu yabaga nsanga yimutse ntekereza ukuntu yaba yimutse atambwiye nyine biranshaka nanone niba aba yabajyanye kati gato nshimye hanyuma birumvikana muramukazi wawe agushakira akazi urumva ko nawe muri make nta kintu mwapfa gihari urumva nawe ko nta kibazo mufitanye ibyo rero bikorwa n'umuntu mufitanye ikibazo nyine kigaragara ku buryo ushobora kubura umwana ugatuvuga ati reka nje kumushakira kwa kana kandi abizi neza ko ari niyo mpamvu n'abayobozi bashakishije nyine wenda bazakomeza ntabwo tuvuze ngo barekere n'ubundi bakomeze bashakishe sibyo mubwire n'abanyerondo hano bazenguruka Kimisagara yose abashaka wenda ntabwo kubura bwo ntibazabura bizatidere ko bazaboneka ariko mba muri mukazi wawe mubanye neza mukiba mukamubanye neza sinabwo ndabutekerezo ubwo ruhande twajya gushakisha numva nyine niho tugira n'ibibazo ahanini akenshi mukazi wanjye nta bibazo bindi twari twagira numva akabazo kavutse ntabwo ko kwimuka atambwiye gusa ariko umuntu yagukorera ikintu kibi icyo ari cyo cyose ariko umuntu ugukorera ku mwana wabyaye aba ashaka ikindi kintu buriya umuntu yagutuka ku babyeyi akagutuka ariko buriya umuntu ugiye kugutuka akagera ku mwana wawe niho hantu aba agukomerekeje nabi gusa ihangane sinzi nimba nabisanisha nuko hari umuntu ugenda kumbwira w'inshuti ye inshuti yande muramukazi wawe arambwira ngo ibintu byo kuza kunyegereza nta gakina ari kunyina hari icyo nshaka muramukazi wawe inshuti yari yabimbwiye gakina ubwo gakina yashatse kububwira icyo ubwo ko kuba muri inshuti se atari uko nyine muri inshuti afite ikindi kintu ashaka
ari nk'uburyarya ariko nareba nyine ukuntu tubanye n'ukuntu anyitaho n'ukuntu ikiraga kiboneka akampamagara akashyiramo ubwo buryarya se agamije iki? nanga kubyizera nyine kumva yarambwiye ngo afite ibyo aziranyeho na musaza wiwe ngo ari kuneka ngo rero ariko natekereza umuntu arampamagara agiye gukora tukajyana yaba afite bibiri nta kintu mfite nkabona arampamagara akambwira ati ngo nubifata utekera abana igikoma ukabona kwitayeho. nkibaza se nabisanisha byibura nkavuga ko ari wamutwaye ko nahageze ndamubura pe nibaza ukuntu yimutse atambwiye n'ukuntu twari tubanye neza. None uwo muntu wenda ntitugiye kuba nk'abagore wa mugani ngo tujye kumva amabwire cyangwa amagambo inkuru uri ikintu amagambo wumvise utiyumviye neza udafiteho amakuru. Hari igihe n'umuntu akubwira ibintu akongeraho cyangwa akabeshyira n'umuntu. Gusa nanone niba ari inshuti ye yabikubwiye birashoboka yuko byaba ari byo cyangwa se bikaba atari byo. Aho ngaho ntabwo bifata umushinja, ntabwo twavuga ngo muri mu kazi ngo ugiye kumurega noneho ufite ikimenyetso. Ntabwo ari ikimenyetso. Gusa nanone byiwe urubona aho gushakishiriza, ubona aho washaki, aho wahera ushaka. Kuko niba muri mu kazi wawe ari ubwo buryo yaraganiye n'uwo muntu akamubwira ibyo, byanze bikunze no kuba yatwara abana ubwo haba hari impamvu yabatwara. Niba umuntu aje mukaba inshuti akakwinjiramo nawe ukamwizera, ni ibintu byoroshye kuguhemukira. Ahubwo rero ngo turamenya gute ko ari byo koko? Ni ukumushaka. Ni ukumushaka keretse yavuye muri Kimisagara akajya kuba ahandi. Ariko abaye akiri muri Kimisagara twamubona. Wikomeza kurira, uri gutuma umutwe kurya, uri kwirisha umutwe, kandi nta n'ikiri bukemuke. Wowe komera umva aho uvuga uti ndakora iki kugira ngo mbone abana banjye. Kurira gutyo kumeze ni kubonye uwabatwaye nicyo yifuza. Rero mwima amarira yawe, umwime n'umubabaro, umwereke nyine wowe ushaka. Ni ukuvuga ngo uyu mwanya twicaye turimo kugira twakabaye turi kugenda turi kumushaka. Ni ukuvuga ngo tugize amahirwe akaba akiri muri Kimisagara ahariho yimukiye, tarayivuyemo ntabwo twamubara. Buri umuntu utuye muri karitsiye abantu benshi baba bamuzi. Wanabaza ati nta muntu mwabonye wa mudamu yimuka, ntabwo amakuru twayabura. Ahubwo ikintu kigiye kubaho twe tugiye kumushaka. Kimisagara mva mu muhanda nyine tubaza mama kandi n'ubuyobozi amakuru ko mbaho nacisha amatangazo mva nyine yatare Imana kumva ngo byancanze. Ndakubwiye ngo n'umuntu wibye leta iramushaka ikamubona. Ni ikintu nakinaniye mu nzego zo hasi ujya mu nzego zo hejuru. Kuko ntabwo wabura umwana umunsi wa mbere, ubura umwana umunsi wa kabiri, icyumweru gishira byo ntabwo bishoboka. Kireka icyo gihe yaba atari muzima. Kandi umwana uramutse umubuze ukamara icyumweru utaramubona, uwo mwana sinekereza ko yaba ari muzima. Abana babiri ntiyanatwaye imwe byibura ngo agusigire umwe, yatwaye abana babiri. Rero ntabwo ushobora kubabura. Ikintu kiza kirema nuko harimo n'umukuru. Bitinde bitabuka igihe bari bubonekere. Undi bazana bagiye kuri kuzagaragara. Chantier nimero yanjye yizi mu mutwe wose kutaramamagara. Yaguhana se niba nta telefone babona hafi aho yaguhamagara gute nyine. Ariko wowe wikiheba, wikiheba. Turi mu gihugu gifite umutekano, ntabwo ushobora kubura abana ngo birangire. Ntabwo bishoboka. Byenda byafata iminsi amasaha ariko ntabwo biri bukunde. Ahubwo ikintu nge ndi kumva nekereje mu kiba wawe ntabwo ndi kumubara.
kuko nawe n'uwe ntago amushoboye, ntabwo rero yakongeraho abandi bana. Akantu nekereje ni ako kamura mu kazi wawe ko byibura ariko twahera. Ihangane shani mbabarira nuko ihangane nyine hano niho wiga gukomera nyine, nubwo biba bigoye ariko ugomba kubyiga. Kuko ikintu utakemura ako kanya nyine uracyakira, ahubwo ukiga kuba ako kanya muri icyo kibazo uraba umeze uti. Ahubwo ikintu mbona tubaza amakuru ya muramukazi wawe cyangwa se nimero ya Marite nimba igicamo, ni mushiki we n'ibyo ngibyo yakora. Ntekereza ko Marite ntabwo yaba atabizi, ntabwo yaba atabizi, ntabwo mushiki wawe yajya gushimuta abana bakwa nyina utabizi. Biranashoboka kuba abana biganiriye. Nimba nimero ya Marite igicamo, tumuhamagare. Icamo wowe namuhamagara amubwira ngo zinga abana babuze uragira ngo amerere nabi. Arakumerera nabi batwawe na mushi, ariko ntitubanabimenya ko ari mushiki wabo twari turi gukeka. Ikintu gihari rero twitona umwanya twinajijinganya, tubaza amakuru y'ahantu mushiki we yimukiye, kuko niba yarimutse ntakubwire ati ndimutse cyangwa bimeze gutya kandi ari umuntu w'inshuti yawe, aho ngaho urabyumva ikibazo wenda kirimo. Wenda ntago cyabicyo kuko ntago ushinzwe kumenya ko yimutse, ariko yakaba yarakubwiye. Cyangwa ikintu tugiye gukora, tugiye guhamagara nimero ye ya muramukazi wawe, urayima wenda se umuhamagazi yawe cyangwa unakoresha yawe umuvugisha bisanzwe nk'ukuntu mutuye muvugana. Mubwire uti bite, buri umuntu waguhemukiye cyangwa umuntu mufitanye ikibazo, uburyo akuvugisha uhita ubyumva. Nimba mwari mubanye neza muganira museka, uyu munsi akaba mwagiranye ikibazo, uburyo ari bukuvugishijwe ari bukoreshe urahita wumva igisubizo. Utanamubwiye iby'abana. Njye nicyo gitekerezo mfite. Muramukazi wawe uramuhamagara, umusuhuze bisanzwe utari no kurira, umeze neza. Reka tumuhamagaze yawe atazi. Wese ntiyakwitaba. Muhamagazi yanjye cyangwa yawe? Kwako nje ako numvaga kuko nje tutaziranye twamuhamagazi yawe. Nje ntabwo muzi. Wowe wamuvugisha bisanzwe nkuko mutuye muvugana. Uti bite amakuru umeze uti. Ushatse wanamubwira ibyo by'abana ariko nta nibirenze. Ko nubundi abatana bafite wenda yagufasha gushaka. Kuko ntago turi kubimushinza, ntago tubizi neza. Uramuhamagara mubwira uti umeze ute, amakuru utari kurira, tutiseti ko namenye ko wimutse utambwiye. Nibyo ubanza kumubwira, wumva icyo gusubiza. Ntabwo akubwira impamvu nyine agusobanurire. Hanyuma ubwira uti shabuze ko abana banjye nababuze. Utirguhereje unashatse abana nababuze, nahamagaye ati naje no kukureba iwe ngira ngo wenda waje urabatwara baze kugusura, nsanga ntuhari warimutse bambwira ko wimutse, atubona atamutwe na uko ari bugusubize uko muri buvugane, biraguha igisubizo nyine cyaho abana bawe bari naho wabashakira. Uri umuntu kuvugisha neza uramwumva, umuntu kuvugisha nabi urabyumva. Ndumva ari igitekerezo rero, njye numva ariko twabigenza. Hanyuma twakumva nta kibazo tugashakira ahandi, twakumva harimo ikibazo tugashakira iwe. Ubwo nibwo buryo bushoboka, tukareka no kumukeka, wenda wasanga turi no kumuvuga narengane. Kaduhamagaze telefone yawe tumubwire, umuvugisha bisanzwe, twumva icyo abivugaho. Umuhamagazi yawe kuko yanjye atayizi ashobora no kutahita. Birashe bite? Ni byiza. Amakuru? Vuga cyane. Amakuru ni meza. None se wimutse ryari ko naje gukurira mu rugo nkakubura?
nariko mugase nkabanza nkabigusaba ariko bazakubwira ngo nimutse nta kibazo ni uko nari nje nyine kureba ko byibura abana baje kugusura kuko ntababuze. twabuze abana bana baje kubarebera hano se nje kureba nyine ko baje kugusura. yego basanzwe baza kunsura kangahe nta bana bawe bari hano mada nagize ngo wenda baje kubatwara ngo babe bagusuraho. oya ntabo ntabahari ejo navuye mu kiraka ndababura ndebye naho twasigaga urufunguzo ndarubura mbona baruhaye abaturanyi. wumva ko njyewe nashyira njye naje gutwara abana bawe kwari ugukeka nyine nari naketse ko baje kugusura ariko nje ndakubona. waketse wumvise ko nakwibye abana ubu wanketse wumvise ko naje gutwara abana se ntabanye ngira mada ngendeye ngumva ntabwo nabyaye ese kuri kuvuga nabi ariko yakumbwira ngo naje ngo wabuze abana abo bana wababuze na gutwara abana ngo bamaze n'abanye na bucyo mbamaza ngo ndatwara n'abawe mada ari bito byihorere bihorere nyine kari kuvuga nabi se wamugana nuko mutuye muvugana se ntabwo nanjye ntabwo nakwimuka nkabanza nkagusaba uruhushya si uko se kari kuvuga nabi se kambwiye nabi akabuse wabatwaye akaba biziranye na Maritine nk'uko babimbwiye nyine uburyo mubwiye ikibazo n'uburyo yakagushubije nk'umuntu w'inshuti ye nk'umuntu nk'abana ba musaza we babuze ntabwo yakabaye ari kugusubiza gutya akabaye ahangayitse avuga ati reka ngufashe kubashaka ariko uramubwira ikibazo ufite ngo nakwibye abana ngo uri kunyita umujura cyane rero simbizi ako keuze n'ibindi ariko ntago nambwira ubuyobozi ko ndi kumukeka umuntu uramubwira ikibazo umuntu byitwa ko umuntu afitanye isano akagusubiza gutya wambwira ko yagusubiza niba nta kindi kintu mwapfaga kindi ari kugusubiza nabi koko bigenze gute nta kibazo na kimwe nubundi ntabwo wenda ntitumushinze ariko nawe tumukeke basi kuko ntabwo wabanye n'umuntu neza nugera mu kibazo numubwira ikibazo ngo agushihure gutya ntabwo wakibaza impamvu umuntu ari kukubwira nabi kandi uri kumubaza ubundi nk'uko nabikubwiye njye ndumva twajya twashakisha aho ari kuko ntiwamubaza hatuye ngo akubwire umuntu umbwira ko kumbwira ko yimutse bitandeba ntabwo bikureba kwimuka kwe ntabwo usaba uruhushya kandi nibyo koko nta nubwo ari itangazo atanga ko yimutse ariko kumubwira ko abana bamusaza be babuze ntabwo bihangayikishije reka tureke no kujya muri byinshi tujye gushakisha aho atuye tubaze amakuru y'aho yaba yarimukiye tubaze nyine duhaguruke tubaze tureka kwicara ubwe nitumubona akatubwira ko nta bana afite nyine ubundi iyo umuntu muhuye mukaganira nibwo umenye nyine ukuri kwe uzi turamenya gutamenye mukiye nta kuhamenya kundi ni kubaza abantu kubariza wa mudamu witwa kanaka hari uwaba yaramubonye yimuka ugize imana hari uwo wakumva akubwira uti nigeze kumubona atwaye ibintu cyangwa se bagenda nta kundi kumushaka nyine n'ubu hanyuma rero kumubona niho hantu haba hari igisubizo ukamenya ngo niwe cyangwa se siwe tugashakishiriza ahandi ndumva tutanamara n'umwanya w'ubusa reka tube dusoje tujye gushakisha ahantu twabona uriya mudamu njye amagambo akoresheje agusubiza niyo atumye mutekerezaho nabi Imana inambabarire ariko mu gihe uri gushakisha umwana wawe ibyo gutekereza umuntu nawe ntubyitaho n'ubundi nimba atabafite araba atabafite ariko haguruka kinyere igitenge tujye gushaka abana butaranira wowe kuko nibwira birabigoye reka tujye dusoreje hano mwabana umwe ikibazo mwacyumvise nuko kimeze yabuze abana ubwo reka tugiye gushakisha Kimisagara yose tugende tubaririza tugende tuyoboza
ntawamenya wenda hari aho twababona cyangwa hari n'undi twatubwira amakuru nyine nuko ntabwo wakwicara ngo ibibazo byikemure reka dusorize hano naho